Reka nongere mbashimire mwe mukomeje kubana natwe kandi mwe mwahisemo kubana natwe kuri YouTube channel Amategeko muri Sosiyete cyangwa se AMS. Aho tubafasha gusobanukirwa ibijyanye n'amategeko ndetse no kwegerezwa ibintu bijyanye n'amategeko nta kiguzi. Ngiye muri kumwe, amazina yanjye ni Cyubahiro François Elvis, nkaba ndi umunyamategeko. Nkaba nariyemeje kubafasha kugira ngo mwese mubashe kugira ubumenyi mu bijyanye n'amategeko ndetse nta kiguzi bibasabye, kugira ngo mujye mubasha gukurikirana ibiganiro byacu dushisha kuri YouTube channel Amategeko muri Sosiyete. Murasabwa gukanda subscribe, like, then ukaba washaringa n'ibi biganiro kugira ngo bibashe kugera ku bantu benshi. Ndetse nkomeje no gushimira mwe mukomeza kutwandikira muri comment mutubwira ibyo tugomba guhindura, ndetse munaduhereza inyunganizi zitandukanye. Ari naho nakuye igitekerezo cyo gukora kuri iyi topic ivuga ku mpamvu zirindwi zishobora gutuma umuntu yamburwa uburenganzira bwo kuzungura mu bintu by'imikino atabizi, kuko akenshi ntekereza ko iki kintu abantu benshi batakizi. Ni impamvu zirindwi zemewe n'amategeko zishobora kuba zatuma umuntu yamburwa uburenganzira bwo kuzungura mu buryo atazi. Izo mpamvu rero uko ari zirindwi ndibuze kuzivuga mu buryo bubiri. Uburyo bwa mbere warabugizwe n'impamvu 3, uburyo bwa kabiri bugizwe n'impamvu 4. Uburyo bwa mbere ni impamvu zituma umuntu yamburwa uburenganzira bwo kuzungura nta mpaka. Uburyo bwa kabiri ni impamvu zituma umuntu yamburwa uburenganzira bwo kuzungura. Urumva ibyo bintu ni ibintu bibiri bitandukanye. Ubwa mbere ni impamvu zituma umuntu yamburwa uburenganzira bwo kuzungura nta mpaka. Ubwa kabiri ni impamvu zituma umuntu yamburwa uburenganzira bwo kuzungura. Muri iki kiganiro nanone turi buze kureba kuri ibi bintu bikurikira, ariko nanone turi buze gushingira ku ngingo ya 27 akarongo 2016 y'itegeko ryo kuwa 8 z'ukwa 7 2016, itegeko rigenga imicungire y'umutungo w'abashyingirano ndetse n'impano n'izungura kuri bo. Muri iki kiganiro turi buze kureba uburyo izungura ryemewe n'amategeko rikorwamo. Turi buze kureba nanone uburyo izungura rikozwe nta rage rikorwamo. Tubuze kureba uburyo izungura rikozwe hari rage uburyo rikorwamo, ndetse nze kubabwira n'urutonde rw'uburyo izungurwa rikorwamo. Hari ukuntu izungura, hari uburyo buteganywa n'amategeko bugaragaza uburyo abazungura bakurikirana. Habanza bande, hagakurikiraho bande, yaba badahari hakurikiraho bande, gutyo. Ibyo byose ni ibintu muri buze kureba mu kiganiro cyanjye, ndetse tuze no kureba kuri izo mpamvu zirindwi mu gusoza zituma wamburwa uburenganzira bwo kuzungura mu buryo utazi. Reka noneho twongere dusubire nkubwira impamvu zirindwi zishobora gutuma wamburwa uburenganzira bwo kuzungura mu buryo utazi ubyita imikino. Murakoze cyane. Reka noneho tuganire kuri topic yacu ivuga impamvu zirindwi ziteganywa n'amategeko zishobora gutuma wamburwa uburenganzira bwo kuzungura ubyita imikino. Ingingo ya 51 y'iri tegeko twavuze haruguru ivuga ko kuzungura ni uguhabwa uburenganzira n'inshingano ku mutungo n'imyenda by'uwapfuye. Bishatse kuvuga ngo ntabwo ushobora kuzungura umuntu ukiriho, hazungura uwapfuye ndetse ugahabwa uburenganzira ku mutungo we ndetse n'imyenda byo yafasha akiriho. Ubundi izungura ry'uwapfuye ritangira iyo uzungurwa amaze gupfa. Iyo uzungurwa amaze gupfa nibwo izungura rishobora kuba ryabaho, kandi rikabera aho yari atuye cyangwa se aho yabaga. Iyo habayeho kuzimira cyangwa se kubura, izungura ritangizwa n'urubanza rutangaza urupfu rw'uwazimiye cyangwa rw'uwabuze. Icyakora izungura ry'abashyingiranye ryo biratandukanye. Izungura ry'abashyingiranye ritangira ari uko bombi bapfuye cyangwa se umwe yongeye gushaka. Nyuma y'itangira ry'izungura ugomba kwegeranya, donc nyine nyuma y'itangira ry'izungura hari umuntu uba ushinzwe kuba yagira ute yakegeranya umutungo. Then nyuma y'itangira ry'izungura ugomba kwegeranya umutungo uzungurwa atoranywa mu buryo buteganyijwe n'amategeko. Ushobora kwibaza ngo ese izungura rigira ubuzima gatozi? Hoya rwose, iki kintu reka nkigarukeho. Izungura nta buzima gatozi rugira. Ushinzwe kwegeranya umutungo uzungurwa niwe ubazwa ibirebana n'izungura byose,
Reka noneho turebe abemerewe kuzungura. Ese ni bande bemerewe kuzungura? Hazungura bande? Nk'uko bivugwa mu ngingo ya 53 y'iri tegeko, ushobora kuzungura ni umuntu ukiriho cyangwa se uhagarariwe igihe izungura ryagira gute ryatangiraga. Kimwe nanone n'umwana ukiri mu nda. Umwana ukiri mu nda igihe cyose atari yapfa afite uburenganzira bwo kuzungura. Uwazimiye nawe ashobora kuzungura iyo agifatwa nk'ukiriho. Hari igihe umuntu azimira, ababyeyi be bakaba bapfa cyangwa se uwo agomba kuzungura akaba yapfa. Warazimiye igihe cyose nyine wabuzwe, igihe cyose bakubuze, ufatwa nk'ukiriho, then ushobora kuba wazungura. Leta n'ibigo bya leta cyangwa se ibitari ibya leta bifite ubuzima gatozi, nanone bishobora kuzungura hakurikijwe irage, iyo ibizungurwa bigizwe n'umutungo ushobora gutungwa nabyo. Reka tugere ku burenganzira bw'abana mu izungura. Kera niho hakundaga kuvuka ikibazo, ugasanga abana b'abakobwa ntabwo bahabwa uburenganzira bungana nk'ubw'abana b'abahungu. Aho wasangaga umwana w'umukobwa atarahabwaga uburenganzira ku mutungo, hakaba hazungura umwana w'umuhungu. Ntekereza ko ibyo bintu bitakibaho. Itegeko ryacu riri clear, abana bose imbere y'amategeko barangana. Ntekereza ko nta mubyeyi ugifite imyumviro nk'iyo iciriritse yo kumva ko ngo nabyaye abana bameze gutya, ngo uyu nguyu niwe uzahabwa uburenganzira bwo kuzungura, uyu nguyu ntabwo azabuhabwa. Mbere y'uko mbabwira impamvu 7 ziteganya n'amategeko zishobora gutuma wamburwa uburenganzira bwo kuzungura, reka mbanze mbabwire uburyo izungura rikorwamo. Ndumva bitaba ari byiza kukubwira impamvu zishobora gutuma wamburwa uburenganzira bwo kuzungura nabanje kukubwira ngo ese izungurwa rikorwa gute, rikorwa mu buhe buryo. Uburyo bw'izungurwa bukorwamo turi buze kububona mu buryo bubiri gusa, aribwo izungura rikozwe ku buryo bw'irage n'izungura rikozwe nta rage. Ingingo ya 62 y'iri tegeko ivuga ko igihe irage rikorwa na buri muntu wese mbere y'uko apfa. Uraga akikuraho ibintu nta kiguzi, akabiha uregwa, noneho uragwa uragwa abihereza uragwa, uraga nawe akabyegukana ari uko uraga yapfuye. Niba habayeho irage, wenda urugero Yohani ndaze imitungo yanjye Patrick, icyo gihe rero Patrick azegukana iyo mitungo ari uko uraga atakiriho. Niyo yaba yaramuraze, yaba yarabimushizeho, abyegukana ari uko atakiriho. Uburyo izungura rikozwe ku buryo bw'irage rikorwamo. Icyo gihe irage rikorwa mu buryo bw'inyandiko mpamo cyangwa se bw'inyandiko bwite. Irage rikozwe mu buryo bw'inyandiko mpamo ni irage rikorewe imbere ya noteri n'uraga cyangwa se imbere y'umwanditsi w'irangamimerere w'aho uraga atuye cyangwa se aba. Umwanditsi w'irangamimerere cyangwa se noteri abika iyo nyandiko y'umwimerere akayandika mu gitabo cyabugenewe, akandikamo itariki irage rikoreweho, amazina y'uraga, n'aho atuye cyangwa se aho aba. Inyandiko y'umwimerere ni igitabo, ni igitabo cyandikwamo irage, bibikwa mu banga. Iyo nyandiko ntabwo ibikwa ku karubanda, bibikwa mu banga ndetse bikamenyeshwa ababigenewe. Niba mvuze ngo umwana wanjye runaka azaraga imitungo yanjye, niwe wenyine ushobora kubimenya. Rero nanone reka nongere mbabwire, irage rikozwe mu nyandiko bwite ni irage ryanditse ryose n'intoki z'uraga. Hari abatangabuhamya nibura 2, akarishyiraho itariki, umukono we n'uw'abatangabuhamya. Iyo ukora irage atazi kwandika cyangwa se nta bushobozi afite bwo kwandika n'ubwo gushyiraho umukono, ashobora kuba yagena ushobora kugira ute, ushobora kumushyiriraho
uwo mukono ndetse n'ushobora kuba yamwandikira. Reka tujye ku kintu cya kabiri, izungura rikozwe ntarage, uburyo rikorwamo. Izungura rikozwe ntarage ni izungura rikorwa hakurikijwe itegeko. Iyo ntarage ryabayeho, iryo ni ryo bita izungura rikozwe ntarage. Ni kwa kundi umuntu ashobora gupfa agapfa adatanze abantu bazaragwa imitungo ye. Rero icyo gihe hakurikizwa izungura rikozwe ntarage. Ubundi ingingo ya 73 y'iri tegeko igaragaza urutonde rw'abazungura bahoraho. Ubundi mu zungura hakurikizwa rutonde ki? Ushobora kwibaza ngo nuruhe rutonde rukurikizwa iyo bazungura. Urutonde rukurikizwa iyo bazungura, ubundi habanza abana b'uwapfuye. Abana b'uwapfuye nibo babanza kuzungura iyo ari ababyeyi bapfuye. Iyo abo bana b'uwapfuye badahari, hakurikiraho, donc iyo ari abana bapfuye, hakurikiraho se na nyina b'uwapfuye. Iyo badahari, hakurikiraho abavandimwe b'uwapfuye basangiye ababyeyi bombi. Iyo badahari, hakurikiraho abavandimwe b'uwapfuye basangiye umubyeyi umwe. Iyo badahari, hakurikiraho ba sekuru na ba nyirakuru b'uwapfuye. Then hagakurikiraho ba se wabo, ba nyirasenge, ba nyirarume na ba nyina wabo b'uwapfuye. Haseguriwe n'ibiteganywa n'ingingo ya 41 igira itegeko, buri rwego rw'abazungura ruzitira izindi mu rutonde rw'izungura. Urumva ntabwo ushobora gutaruka urwego rumwe ngo ujye ku rundi. Ko nzibatondekeye niko zikurikirana. Abana b'uwapfuye basangiye ababyeyi bombi bazungura mu gisekuru cya se n'icya nyina. Naho abana bahuje umubyeyi umwe gusa bazungura mu gisekuru cy'umubyeyi wabo gusa. Niba ari umubyeyi ari mama wabo cyangwa se niba ari papa wabo, bazungura mu gisekuru cy'umubyeyi wababyaye. Sasa noneho reka tugaruke ku ngingo nyamukuru yacu ivuga ku mpamvu zirindwi. Impamvu zirindwi ziteganywa n'amategeko zishobora gutuma wamburwa uburenganzira bwo kuzungura ubyita imikino. Cyane cyane usanga abana banga kwita ku babyeyi babo. Ugasanga umubyeyi ageze mu zabukuru, abana banga kumwitaho ngo nigipfe nagende dusigarane imitungo. Hari abantu batagira umutima baba bameze gutyo. Rero izi mpamvu zirindwi zishobora gutuma wamburwa uburenganzira bwo kuzungura ziri buze kubivugaho kandi zisobanura mu buryo bwiza. Impamvu, reka duhere ku mpamvu zituma habaho kwamburwa uburenganzira bwo kuzungura nta mpaka. Icyo gihe nta mpaka, nta kuburana. Umuzungura wese, icyambere, wakatiwe n'inkiko kubera ko yisha bishaka cyangwa yagambiriye kwica uzungurwa. Rero hano mwabana mwe mugambirira kwica ababyeyi banyu kugira ngo muzabazungure, iyi ngingo irabagonga. Bigaragaye ko ushobora kuba waragambiriye kwica umubyeyi wawe, ushobora kubizira. Ko hari n'abana batita ku babyeyi, kutamwitaho byonyine wari ufite ubushobozi, ntaho ntekereza ko ntaho bitaniye no kumwica. Icya kabiri, umuzungura wese wakatiwe n'inkiko kubera ko yabeshyeye cyangwa se yatanzeho izungura ubuhamya bw'ibinyoma bwashoboraga gutuma uzungurwa akatirwa n'inkiko igifungo cy'amezi 6. Urumva hari abantu babeshyera abandi kugira ngo bafungwe. Icyo gihe yafunzwe, imitungo n'ubundi wowe urayizungura, urayisigarana. Rero iyo bigaragaye gutyo, wamburwa uburenganzira bwo kuba wagira ute, bwo kuba wazungura. Ikindi cya gatatu, kuba warataye nkana umwana we uzungurwa, wamugiriye igikorwa cy'urukozasoni, wamwangirije imyanya ndangagitsina, wamusambanyije cyangwa wamushoye mu busambanyi. Icyemezo cy'urukiko cyonyine kirahagije kugira ngo umuzungura wese wemewe n'itegeko wakoze kimwe muri ibi bikorwa mvuze haruguru kugira ngo avanwe ku rutonde rw'abazungura. Iyo bigaragaye ko wakoze kimwe muri ibi bikorwa, uhita uvanwa ku rutonde rw'abazungura nta mpaka. Ikindi kintu cya kabiri, ubwo ni impamvu 3 maze kubabwira, hasigaye impamvu 4. Ikindi kintu cya kabiri, izindi mpamvu zishobora kuba zatuma habaho kwamburwa uburenganzira bwo kuzungura. Umuzungura wese wemewe n'itegeko cyangwa se wahawe indagano ashobora kwamburwa uburenganzira bwo kuzungura igihe cya mbere yacanye umubano wa kibyeyi n'uwapfuye igihe yari akiriho. Hari igihe umwana yitwara nabi cyangwa se bakaba bagira kutumvikana bagacana umubano wa kibyeyi. Icyo gihe ntabwo wazanguje kumuzungura, mwaracanye umubano wa kibyeyi.
ikindi cya kabiri, witwaje ubushobozi buke bw'uzungurwa ari ubwo mu mutwe cyangwa se ku mubiri, akirahira igice cyangwa se ibizungurwa byose. Sinzi ko kino kintu muri kubyumva, reka nongere ngisubiremo neza. Ariko hari ikintu nibagiye kubabwira cya kabiri. Iyo wirengagije ubigambiriye kandi wari ushoboye kwita kuzungurwa mu gihe yari abikeneye, icyo gihe wamburwa uburenganzira bwo kuzungura. Igihe utitaye ku mubyeyi wawe akabaho nabi, yarakurihiye amashuri, yaragukoreye ibiki, ukanga kumwitaho, ntabwo wajya imbere y'amategeko ngo uvuge ngo ukeneye ngo baguhereze uburenganzira bwo kuzungura imitungo ye. Ibyo ngibyo ntabwo amategeko abikwemerera. Ikindi cya gatatu, witwaje ubushobozi buke bw'uzungurwa ari ubwo mu mutwe cyangwa se mu mubiri, akiharira igice cyangwa se ibizungurwa byose. Ashobora kuba yagira ikibazo cyo mu mutwe, cyangwa ari umuntu wibagirwa vuba, ukaba wamufatirana ugashaka kumukoresha ibintu adashaka, kubera ko nyine ubizi ko hari ubwenge umurusha, cyangwa se ukifashisha ubwo bushobozi buke afite bw'imitekerereze. Ikindi ari nacyo nakita icya karindwi, igihe warigishije nkana, wacagaguye cyangwa se wangije irage rya nyuma ry'uwapfuye atabimwemereye, cyangwa se wihaye uburenganzira ugendeye ku rage ryavanyweho cyangwa se ryataye agaciro, icyo gihe nabwo wamburwa uburenganzira bwo kuzungura. Ufite uburenganzira bwo kuzungura wese ashobora mu gihe kitarenze umwaka umwe uhereye ku munsi izungura ryatangiriyeho se, cyangwa se ku munsi yamenyeye imwe muri izi mpamvu, ashobora gusaba ko urukiko rubifitiye ububasha kwambura uburenganzira bwo kuzungura ugomba kuzungura. Wamenye ko hari iki kibazo cyabayeho, ukabimenya uri nk'umufamiliye, ushobora kujya mu rukiko avuga ngo nubwo uyu muntu ari wagomba kuzungura uyu muntu bimeze gutya, uyu muntu yitwaye nabi gutya, hari imwe muri izi mpamvu twavuze haruguru atabashije kubahiriza. Reka noneho nongere mbashimire mwe mwabanye natwe muri iki kiganiro cy'uyu munsi, nanabateguza ko hari ikindi kiganiro cyiza ndi kubategurira kivuga ku cyo wakora igihe uwo mwabyaranye yanze gutanga indezo. Mpamvu iki kiganiro nakigarutseho nuko iyo urebye cyane abahungu benshi usanga batera abakobwa amada, bakabihakana, donc ntibatange indezo, bakabatererana. Hahandi usanga babana babyawe bahinduka imbobo, bahinduka inzererezi, ari nabo abandi twirirwa duhura nabo mu muhanda bavuga ngo boss wampaye icyo kurya. Bari abana bose ureba akenshi iyo ugiye kureba usanga ababyeyi baba barabihakanye. Mbere yuko nkora kuri iki kiganiro nabanje kuganira na bamwe muri bo, ndababaza bimeze gute mwabana mwe, ababyeyi banyu bimeze bite? Urumva nanone iki kintu, impamvu zishobora gutuma wamburwa uburenganzira, donc impamvu zishobora gutuma wamburwa uburenganzira bwo kuzungura, naje gushaka gukurikizaho iki kintu, icyo wakora igihe uwo mwabyaranye yanze gutanga indezo. Ni ikintu cyiza, iyi topic ni nziza cyane, ndabararikira mwese kuzayikurikira. Icyo usabwa kugira ngo itazagucika, urasabwa gukomeza gukora subscribe, then no gukanda kuri nzogera ya notification kugira ngo ujye ubasha kubona ibi biganiro mu ba mbere. Nanone nkomeza gushimira mwe muba mwabashije kuduha comment, mukatubwira, mukatubaza aho mutasobanukiwe, tukabungurira inama runaka bitewe wenda n'icyo ukeneye kumenya. Niba hari icyo mutasobanukiye ndabasaba gukomeza kumbaza, nimero yanjye aho hasi ya WhatsApp, namwe ushobora no kwandika muri comment, byose ndabibona. Reka nongere mbashimire, ikiganiro cyacu nakagaruka, mugire umunsi mwiza.